Ariko mbasuhuze kandi mbifurize byiza mwe mukomeje gukurikira Wakanda official, reka dusuhuze by'umwihariko n'abakunzi bacu bari muri diaspora nyine aho bava bakagera bumve ko tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Itsinda rero Vestine na Dorcas ku munsi w'ejo nyine ku cyumweru birumvikana nibwo bahagurutse nyine berekeza i Vancouver muri Canada. Amakuru meza rero nuko bamaze gushyika kandi bagiye nyine bashyika nyine amahoro. Nk'uko mubizi rero bahagurutse ku kibuga cy'indege nyine ubona ko bashagawe n'abantu benshi cyane, bari kumwe rero n'abakunzi babo cyangwa se abashuti babo nyine bari babaherekeje kugira ngo babashe nyine gufata rutema ikirere. Mwarabibonye mu kiganiro cyacu twagarutseho twavuze byinshi byaranze urwo rugendo, harimo Idrissa ndetse na Aisha. Abenshi bakomeje rero kwibaza bati ese baba bajyanye. Amakuru rero hari nuko Vestine and Dorcas na Irene nibo bantu basesekaye nyine hariya i Vancouver, hara muri Canada nibo bahasesekaye. No kuvuga rero ko abandi ubu ngubu bamaze gusigara. Aisha we yagiye Dubai, benshi bari bagiye babyitiranya rero bavuga ko Aisha ashobora kuba nawe yarajyanye nabo nyine na Vestine na Dorcas, dore ko Aisha ari kuvuga no mu rukundo nyine na Murinzi habirene. Benshi bagiye babigarukaho cyane bavuga ati ko bisa kose barijyaniye nyine nk'abakundana. Abandi nabati Idrissa na Vestine nabo bajyanye nk'abakundana, ariko abo ngabo rwose ntabwo nyine babashije kujyana nyine hano i Vancouver, uretse Aisha wenyine wagiye Dubai. Nawe yafashe rero rutema ikirere ariko we yerekeza Dubai, ntabwo yahise ajya Vancouver. Mu gushyika rero ku kibuga cy'indege nyine hariya i Vancouver muri Canada, bakiriwe rero n'umwe mu bastar ukunzwe cyane hano mu Rwanda nyine Arisudi muramuzi. Ni umustar hano nyine mu Rwanda, yakiriwe rero bamwakiriye nyine bamushyira n'indabo. Mu kujya kumwakira ariko bagiye bahura n'abandi b'abanyarwanda bagiye kwakira itsinda Vestine na Dorcas, bari bashyira indabo rero. Birumvikana nk'abantu babagiye gusanganira nyine babatungura bagomba kubashyira indabo. Bagiye rero babashyira indabo, uretse Arisudi rero n'umuvandimwe Roberto nabo bari kumwe nyine bitwaje indabo. Bagiye bahurirayo rero n'indi famiye yindi nayo yarigiye nyine kureba itsinda Vestine na Dorcas, nabo rero barabakira, ariko wabonaga ko nyine ari abantu bishimiwe cyane rwose, kandi byari ibintu byiza cyane. Ndagira ngo muri kugenda mubibona nyine byari ibirori rero ndetse n'umunezero nyine ko bamwe muri bo nyine n'ubwa mbere bari bihuriye amaso ku yandi. Mwabo ngabo nyine bari bagiye kubategera. Muramubona Irene rwose arimo atambuka nawe asesekara nyine ari imbere, agenda areba nyine buri kimwe cyose. Itsinda Vestine na Dorcas muri kubabona inyuma nabo bari kugenda basuhuzwa na bamwe nyine baje kubakira, famiye nyine isanzwe yaje kubakira hariya nyine mu gihugu cya Canada, aho rero baje kugira ngo bazabashe gutaramirwa rero ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo hazaba nyine ibitaramo byayo nibwo bizatangira. Dorcas rero ndetse na Vestine baganirijwe rero n'umunyamakuru cyangwa se Arisudi nyine wamenyekanye nyine mu Rwanda, agenda babaza ibibazo bimwe na bimwe. Ariko rero mu byakomeje nyine gutungura cyangwa se Arisudi ndetse n'abandi bakunzi nyine ba Vestine na Dorcas nuko Vestine na Dorcas bavuze ati rwose ibiryo bya kinyarwanda ntibize kubura. Ati mu ndege baduhaye ibiryo ibya kizungu, ariko nituza gushyikana rwose ibiryo bya kinyarwanda ntibize kubura. Birumvikana nyine abantu bamenyereye ibiryo byo mu Rwanda biba bitandukanye n'ibyo hanze, by the way biba bitandukanye cyane. Dore ko buriya murabizi iyo umuntu atamenyereye ibiryo nyine asanzwe arya, hari igihe nyine umubiri umuhinduka nyine ugasanga agize utubazo tumwe na tumwe. Ariko rero bo babivuze imbere baravuga ati rwose badutegurira ibiryo byo mu Rwanda nyine baze kuba ari byo baza kwiriraho. Vestine atebye ati baze gutegura rwose iteke ku ifunguro ry'uyu munsi. Gusa rero byinshi byagiye biranga urugendo rwabo nyine, uretse kuba nyine bari barushye birumvikana nyine ni urugendo rurerure. Dore ko babashije gusesekara nyine hano i Vancouver hafi saa 9 saa 8 gutyo. Nibwo rero basesekaye hano, dore ko byahise ko nyine abipostingwa cyangwa se nyine bishimangirwa na manager wabo Murinzi habi Irene, yahise ko abipostinga ku rubuga rwa Instagram kare mu gitondo, avuga ati tumaze gusesekara ku butaka bwa Vancouver nyine hariya muri Canada, kandi turashima n'Imana ko twabashije gushyika amahoro.
babashije rero gushyika amahoro rero ni ibintu by'agaciro nyine, by'umwihariko nyine dore ko mu kiganiro duheruka gukora nyine hano tuvuga ko bahagurutse, benshi bagiye rero bavuga ati turabyishimiye cyane kandi tubasabiye ko bashyika amahoro nyine. Murabyibuka abakunzi ba Vestine na Dorcas muri comment bagiye babigarukaho cyane, kandi tunakomeza no kubashimira nyine urukundo mudahwema no kubagaragariza, by'umwihariko mudahwema no kugaragariza Wakanda official. Mwagiye mubasabira rwose kuzashyika amahoro rero, Imana yarabumvishe ubusabe bwanyu kandi mwarakoze cyane nyine, nabo bashyitse amahoro rwose kandi nta kibazo kindi bahuye nacyo. Birumvikana umunaniro wo ni ibisanzwe kuri buri muntu, ariko kuri ubu ngubu ndibaza bamaze kuruhuka. Ubwo ikizaba gisigaye ni ukugenda bazenguruka rero bareba umujyi by'umwihariko nyine wa Canada, bagiye no gukora testing cyangwa se check, aho bazakorera nyine ibitaramo ku munsi wo kuwa gatandatu, dore ko aribwo bazabimbura rero. Bazamarayo hafi ukwezi kose bazenguruka nyine bakora ibitaramo ari muri Vancouver, ndetse bongeye nyine no gushimangira ko bazaba bari kumwe na Adrien Misigaro, bakomeza gutumira n'abandi bose bari mu masite agiye atandukanye hariya ku mugabane w'Uburayi, kugira ngo nyine bazaze babane nabo nyine bifatanye. Banabihamirije bavuga ati ntabwo tuzaririmba gusa, ahubwo tuzanasenga twakire n'agakiza, dore ko Imana nyine burya aho bateraniye abandi Imana nayo ibihari burya, babiri bateraniye hamwe Imana ibirimo hagati. Bavuze ko hari byinshi rero bizaranga igitaramo bitandukanye rwose n'ibyabereye muri Camp Kigali nyine. Abanyine baje hano bavuye muri Camp Kigali, aho ari Sudi yibazaga ati ese koko niba mwarakoreye igitaramo muri Camp Kigali abantu bakabona ibisanzwe, naho Vancouver nuko bizagenda? Mu gusubiza rero bavuze ati ntago ariko ho bizagenda nyine, hari Vancouver kuko reka ahubwo tubabwire ngo muzaze mwese nyine bahagere, ibyiza rero nibwo bazabyibonera. Gusa rero icyo nagusaba nawe rero, niba uri hari Vancouver ntuzacikwe n'iri tsinda Vestine na Dorcas, muzagenda rero mubashyigikire, dore ko ari abaramyi bazishima cyane. Mu kiganiro rero bagiranye na Arisudi yababajije rero umwe bifuza rero kuba bakorana wenda featuring cyangwa se indirimbo nyine w'umuhanuzi, by'umwihariko nyine haba muri Bibiliya, aho Dorcas yavuze kariyebo, ndetse nyine bivuga ko nyine abafite nyine amateka menshi. Gusa byose ikiganiro bagira nyine kuri Arisudi, nagusaba rero kujya kukireba niba ushaka kumenya byinshi byagiye nyine biranga iki kiganiro cyabo bagiri hariya nyine i Vancouver. Gusa twege amakuru udushya twagiye turangwa niko tuza tugarukaho cyane, kandi tuzakomeza nyine kugenda tubibagezaho 5/5. Gusa rero niba utarakanda subscribe, nagusaba kuyikanda ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza nyine bibera hano kuri Wakanda official bitazajya bigucika. Mwabanye, yita DJ Wakanda famous. Ndabashimiye.